buri mukoro wose twakoze wamaraga iminsi 21. Impamvu twahisemo ko ukwezi kwacu k'umukoro kugira iminsi 21 nuko twize ko ikintu cyose umenyereje umubiri kiba kimaze kujya mu maraso mu minsi 21 iyo ugikora wikurikiranya. Niba hari ikintu ushaka kumenyera cyangwa se icyo ushaka kureka, ukaba wamara iminsi 21 ukitoza, ku munsi wa 21 kiba cyamaze kujya mu maraso. Ushaka kureka inzoga, ushaka kureka itabi, ukabyitoza iminsi 21 wikurikiranye, menya ko ibyo bintu rwose ushobora no kubitsinda mu buryo bukoroheye cyane. N'uyu mukoro w'umwaka rero tuzawusoza ejo, wagombaga kumara iminsi 21 birumvikana. Twatoranyije rero ibintu 6 by'ingenzi tumaze nyine iyi minsi yose tugerageza. Umukoro watangiye ku itariki 5 Ukuboza, uzasozwa ku munsi w'ejo ku itariki 26 Ukuboza 2023. Uwo mukoro wari ugizwe n'ibintu 6: kurya no kunywa gusa ibiribwa by'umwimerere bitahinduye mu buryo ubwo ari bwo bwose, imyitozo ngororamubiri byibura iminota 30 ku munsi, gusinzira amasaha byibura 7 ku munsi, hanyuma hakazaho meditation. Abadashoboye meditation bagakora isengesho byibura iminota 10 cyangwa 20 ku munsi, hanyuma gukaraba amazi akonje gusa kereka wenda kuba afite uburwayi, no kwibuka kunywa amazi ahagije buri munsi. Nuko umukoro w'umwaka wari uhagaze. Iyi mikoro twarabibonye kwifasha mu guhindura ubuzima, mu rwego rwo kwirinda indwara, kumva icyanga cy'ubuzima kurushaho, no mu rwego rwo kwishimira uwo uriwe. Uyu mukoro wari ugenewe abantu bifuza kugabanya ibiro, abantu bifuza gusubiza ubuzima ku murongo, abantu bahangayitse, abantu bihebye, abantu bifuza kumva icyanga cy'ubuzima kurushaho. Tunabona ko abana n'abagore batwite cyangwa se abandi bafite ibindi bibazo by'ubuzima bitandukanye bitabemerera bimwe mu bigize uyu mukoro, aho ho bashoboraga guhitamo ibiboroheye gukora. Kandi mbere yo kugerageza umukoro, binabaye byiza niba ufite ibibazo wabanza kugisha inama umuganga wawe. Tunabona ko buri kimwe cyose kigize uyu mukoro gifite icyo kimarira ubuzima bwacu. Nabahaye urugero kuri meditation. Uretse na meditation, no kuba batayishoboye bagakora isengesho by'iminota hagati y'10 na 20, bigakorwa byibuze 2 ku munsi. Ni ukuvuga mbere yo kuryama ushobora gukora meditation y'iminota 10 cyangwa se iryo sengesho ry'iminota 10, none na nyuma yo kubyuka bikaba uko nguko, mbere yo kuryama na nyuma yo kubyuka. Iyi minota twabonye ko ishobora guhindura ubuzima bwawe bwose bukagenda neza kurusha mbere. By'umwihariko meditation mbere yo kuryama igufasha gucecekesha urusaku rw'ibiri mu bwonko. Meditation habaho ubwoko bwinshi bwa meditation, ariko nko ku batangizi nababwiye ko na mbere yo kuryama burya uramutse uri nk'umutangizi mu byo kwitekerezaho, ushatse wajya wicara ugasubiramo uko umunsi wose wagenze kuva ubyutse kugeza ako kanya ugiye kuryama. Ibyo ubwabyo bishobora kugira ikintu bigufasha. Ubwo nabwo ni ubundi bwoko bwa meditation kandi bworoshye cyane. Umunsi wose ukawureba mu mashusho, ibyo utabashije gukora, ibyo wakoze, byaguhiriye, bitaguhiriye, ibyo byose ukabireba. Iyo umaze kubireba noneho uhita wita ku byagenze neza kurusha ibyagenze nabi, ugashimira ko nubwo umunsi wenda waranzwe n'ibyiza n'ibibi, ariko byibuze hari ibyagenze neza. No kuba ugihumeka ubwabyo ni ikimenyetso cy'uko hari ibyagenze neza. Imana iba yarangizanyije nawe, ntabwo umunsi wari kuwusoza ukiri muzima. Bikurinda intekerezo nyinshi mu gihe uryamye, bikurinda kurotaguzwa nk'uko nabivugaga haruguru, bituma wishima ukaryamana akanyamuneza, kandi burya mudu uryamanye bikunze kubaho ko ari nayo mudu ubyukana. Hari n'ubushakashatsi bw'Abanyamerika, American Academy of Sleep Medicine, bwagaragaje ko gukora meditation mbere yo kuryama ubwabyo birwanya indwara yo kubura ibitotsi. No gusenga nabyo birafasha. Nta muntu utazi akamaro ko gusenga. Uretse na biriya by'imyemerere byo mu madini, ariko ubundi gusenga bifasha kwiyobora, byongera ubusabane, byongera ingufu zo guhangana na stress, bikangura imbaraga z'ubwirinzi bw'umubiri, bivura kwiheba no kwigunga, bituma wihanganira uburibwe, bitera kuramba n'ibindi bitandukanye. Hari ibintu byiza gusenga bigeza no ku mubiri
kimwe nuko hari byiza nyine bigeza no ku buzima bw'umwuka niba ariko nabivuga. Hanyuma siporo, imyitozo ngororamubiri yo twabonye ko ari ikintu ugomba kwitaho cyane niba ushaka kugira ubuzima buzira umuze. Imyitozo ngororamubiri ifasha mu kugira ubuzima buzira umuze, gutekereza neza, kwinjiza umwuka mwiza mu mubiri. Twabonye ko atari ngombwa siporo zigoye cyane, wakora urugendo n'amaguru, wakwirukanka, wajya muri gym, wanyonga igare, wasimbuka umugozi n'ibindi bitandukanye. Twabonye ko umuntu unywa itabi cyangwa unywa inzoga cyangwa ufite ibiro byinshi ariko unyuzamo agakora siporo ashobora kurusha ubuzima buzira umuze utanywa itabi, ntanywa inzoga, akaba afite ibiro biringaniye ariko adakora siporo. Ikigaragaza ko siporo rero ni icyita rusange mu bijyanye no kugira ubuzima buzira umuze. Hanyuma gukaraba amazi akonje nabyo twarabibonye muri uyu mukoro, bifasha umubiri gucururuka, kuringaniza igipimo cy'ubushyuhe, muri make uba umeze nk'umuntu utangiye bundi bushya. Amazi akonje afasha mu gutwika ibinure byo mu mubiri, ibi kandi bikaba bishobora kugufasha cyane kurinda indwara zishamikiye ku mutima. Amazi akonje agarura ubuyanja ku muntu uvuye mu myitozo ngororamubiri, ashobora gukangura umubiri kandi azamura ubwirinzi bw'umubiri. Bifasha n'umubiri guhangana n'indwara zoroheje zishobora kwibasira abantu. Hari n'ubushakashatsi bwagaragaje ko gukaraba amazi akonje bishobora kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara ya kanseri. Hari n'ubundi bushakashatsi bwakorewe mu gihugu cy'Ubuholandi bugaragaza ko umuntu witegura nko kubagwa, iyo akarabye amazi akonje bishobora gutuma kino gikorwa kigenda neza, bikanamwongerera amahirwe yo gukira vuba. Amazi akonje afasha amaraso akarushaho no gutembera neza mu mubiri, bigaterwa nuko iyo ukaraba amazi akonje umubiri wegeranya imitsi itwara amaraso. Iyo yikanyije rero akenshi yikanya kugira ngo ugumane ubushyuhe nkenerwa. Iyo yikanyije hari uburyo bifasha cyane mu mitemberere y'amaraso. Iyo umaze koga wa mubiri uhita urekura ya mitsi ikaguka mu mubyimba, ibi bigatuma amaraso rero ayitemberamo yiyongera, bikamera neza cyane. Iyo woga amazi akonje uba wumva wenda ubangamiwe, ariko nyuma yo koga ukumva uguwe neza. Biterwa rero n'ibi navugaga haruguru. Amazi akonje kandi afasha kugira uruhu rwiza n'umusatsi mwiza, atuma umubiri uvubura umusemburo endorphine, utera ibyishimo no kumva umuntu yiyumva neza, muri make aryohera ubuzima. Uyu musemburo unagira uruhare runini cyane mu kurinda umuntu indwara y'umuhangayiko. Mu gihe wenda udatwite, mu gihe atari uruhinja uri gukarabya, mu gihe nta kindi kibazo cy'ubuzima kibikubuza, ntibikakubuza ayo mahirwe yo gukaraba amazi akonje. Kereka wenda umubiri wanze, iyo wanze byo wumvira ururimi rw'umubiri, ariko mu gihe nta kindi kibazo gikomeye wakaraba rwose amazi akonje, cyane ko biri no muri uyu mukoro. Urumva bakoze uyu mukoro bo bagombaga kubyubahiriza. Hanyuma gusinzira amasaha 7 ku munsi, bibaye byiza yaba amasaha ari hagati ya saa 4 z'ijoro na saa 12 za mu gitondo. Ku bantu benshi rero umubiri urekura imisemburo y'ingenzi igirira akamaro umubiri mu kwisana ubwawo hagati ya saa 4 z'ijoro na saa 8 z'ijoro. Bikaba byiza iyo bibaye usinziriye wagezeyo. Icyo nicyo gihe cyo kwicaginga k'umubiri, ni igihe cyo gusubiza imbaraga umubiri, ni igihe cyo kwiyuburura. Ni byiza rero kubigira akamenyero, ukagira isaha idahindagurika ukwiye kuryamiraho. Kuvuga uti wenda buri munsi saa 3 nzaba ndi mu buriri, saa 4 z'ijoro zajya zigera nasinziriye. Bifasha umubiri kumenyera gahunda awumenyereje no gukurikiza gahunda y'isaha y'umubiri. Ibindi rero byari bisigaye kuri uyu mukoro ni ibigendanye n'imirire twarabibonye. Ibi byo ni kubw'impamvu zo gusigasira amagara. Kurya no kunywa ibiribwa by'umwimerere gusa bitahinduwe mu buryo ubwo aribwo bwose, no kwibuka kunywa amazi ahagije. Ndakabwira ko abantu dutakaza ubuzima dushaka amafaranga, bikarangira twongeye gutakaza amafaranga dushaka kugarura ubuzima bitagishobotse. Kora cyane ariko wibuke kuruhuka, wibuke kurya neza, wibuke kwiyitaho, wibuke gukora ako ka siporo, bizagufasha cyane rwose. Reka ibyo kurya byawe rero bikubera umuti, kubera ko nutarya ibiryo nk'umuti bizarangira imiti guhindukiye ibiryo. Iyo umubiri ubyibushye cyane urushya nyirawo kuyikorera, wananuka cyane ukananirwa kwikorera nyirawo. Abantu bamwe baberaho kurya ariko abandi bahisemo kurya kugira ngo babeho. Twanabonye ko impamvu zo kurya zigabanyije mu byiciro bibiri, harimo homeostatic eating, no kurya kugira ngo tubone imbaraga umubiri wacu ukeneye, ndetse no kugira ngo ubuzima bwacu buhore buringaniye. Hakaza rero na hedonic eating, no kurya tugamije kwinezeza. Mu minsi mikuru abantu benshi barya bagamije kwinezeza,
iyo rero ubereyeho kurya ushobora gushimisha akanwa ariko ukazahaza amagara. Warya kugira ngo ubeho ukirengagiza uburyohe bwo mu kanwa ugasigasira amagara, cyane ko ibiryohera akanwa ari byo birangira byigaritse amagara yacu, ahubwo rimwe na rimwe ibisharira akanwa bikaramira amagara. Uburyohe bwo mu kanwa rero n'ubw'akanya gato niba ukagushuke ngo bukwibagize ko utabereyeho kurya, ahubwo urya kugira ngo ubeho. Ngayo nguko rero iby'umukoro usoza umwaka